mbese waruzi ko Yesu agiye kuza, agiye kuza guhemba no guhana abazaba baramukoreye by'ukuri, bazabona ubugingo buhoraho. Wenaza ibicuro biziyasa. Turagushimye Muremyi wacu, twagushima Ruhangata Tito Mpanje, wabanye natwe uhereye mu gitondo, yebare ugumire n'ito kurwo bwasheshera, waturinze impagarara n'izindi ngorane uyu munsi, waturinda ibizubune bishikirize rizoba, ndahaye kwiga ibyigwa bikwiranye n'uyu munsi, waterezo kwege ibyo kwege shemerere rizoba, wahaye umutuzo abahungu n'abakobwa bawe, abishikina batabana babaherezo bugwaje, ukomeze biduhe, gumiza mu bitereze, ubane n'umutima wa buri wese, ugume n'umutima wa buri umwe, mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo twamaze kuvuga, umutwe w'amagambo twarize kugamba, nanjye nitwa Nzungu, naye banyitani Zeimana Kerebu, noneho kubw'ibyo tugiye gukomeza kwigana ijambo ry'Imana, kandi aho nshonge ibyo tuzaganira ikigambo cya Ruhanga. Nitwa Nzungu, ntuye mu Rwanda, mba mwita batyo kandi natura Rwanda, tugiye rero kwigana ijambo ry'Imana. ntabwo icyo turinze aganira ikigambo cya Twamaze Ruhanga, kubabwira umutwe w'amagambo, twarize kubagambira umutwe w'ibwambo. ijambo amahoro Ikigambo kiba kweto businge, ntabwo abantu benshi cyane bazi icyo ari cyo. abantu baba kucero bwingi tubakucumanyage. Bibiliya niyo itubwira amahoro icyo ari cyo. Bible egi niyo kutugambira businge niki? Iyo ukunze ibyo Imana ishaka utubwira Kuba amahoro. no kunda eberahanga rukunda. Icyo ni icya mbere. Icyo ni cyo kubanza. Icya kabiri, Icya kabiri, kwizera Yesu bihesha amahoro. okwikiriza Yesu konka ni kureto businge. Icya gatatu, Icya kashatu, iyo wihaniye kandi ugahinduka ugira amahoro. ko rukwetisa kandi ukahinduka mbere nogiro businge. Kane, Icya kana, kugira ubwenge bwo kwibeshaho bibehesha amahoro. okushanga nobasa kwebisaho nacyo cyonka cyeso businge. Gatanu, Icya katano, kumvikana n'abandi mu muryango no mu baturanyi bihesha amahoro. okwikirizana n'abantu omukana no mbatahi nacyo nkireto businge. Gatandatu, Icya mukaga, imico ibana neza n'abandi nayo ihesha amahoro. emico erukutura n'abantu bono businge nayo nkanereto businge. Karindwi, Icya mushanju, kwihangana no kwiyumanganya mu bibazo bitera amahoro. ogumisirizana kokonka omubizubu ni kureto businge. Umunane, Icya munana, amagara mazima ahesha nyirayo amahoro. okushanga omuntu yine amagara marongi nacyo cyonka nkireto businge. Noneho ibyo bintu byose ntabwo ndi bubisobanure, haza kandi nyowe ibyo bintu ibyo natikuza ahubwo kubishobora. nashaka kubereka neza ukuntu inzira y'amahoro ituma umuntu agira amahoro. Kureka nyo nanye nzire ngo mbore cyo muhanda go businge okugukuretera omuntu obusinge buzuma. Noneho muraza kubikurikirana neza, Derimwe numuza ogumuza mukubikuratera. mwumve ko icyambere iyo umuntu yumvira Imana agira amahoro. Mukimanye ngo omuntu kwakorobera rahanga nagira obusinge. Ni Zaburi 119 165. Ni Zaburi gani 19 umushoro ngo wigana nkaga ni itanu. Abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi. Abakunde biragiro byawe bagira obusinge bwingi. Icyo ni kimwe. Ecyo ne cyo kubanza. Kabiri, Icya kabiri, iyo umuntu yizera Yesu omuntu kwarukuba nikereza Yesu. agira amahoro. Wenka nagira obusinge. Aya mahoro sava he? Obo businge bukabano burgahi. Ni Abefeso 2:14. N'Abefeso 2:14. Uwo niwe mahoro yacu. Ogwe nuwo businge bwitu. Yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, Akahindura ito babere okuhinduka omwe. yicishije ubwanzu umusaraba, Kandi obuzigo bwabere buriho yagwisa omusharaba. azana amahoro atyo. Ya leta atyo businge. Bivuga ngo ubwanzu iyo bupfuye mu muntu, Nchumaisa ngo obuzigo kubukweza kufa omuntu. kubaho ntawe wanze, Okashura ngo roho otina muntu ntawe okwanga. wifuriza ibibi, Otina orukwetengera bibi. ntawe wifuriza igihombo. Otina orukwetengera Muri wowe ugira oferwa. amahoro, wowe nyiri ukubigira. Iwe wenko ine omutuma nkogo nogira obusinge. Ariko ibigushoboza ni umusaraba. Konke ekintu ekiri kukwasa bibona n'omusharaba. Ni Yesu waremye bose, akabacungura bose, akabakunda bose. Ni Yesu ware wangere bona akajuna bona kandi akakunda bona. Nawe wabuwe ukabakunda, ugakunda ibyo akunda, ukanga ibyo yanga. Mbweni yo ko urukuhinduko wa Yesu nogenda okunda byakunda oyanga byarkwanga. Ibyo
murabisanga n'umundi mu Baroma 5 n'Abaroma 8. ebyo nimuzano kubishoma mu Baroma 5 no Baroma 8. Ya ngingo ya gatatu yitwa kwihana no guhinduka. Ahari karakacwe kakakishataka kugira ngo kwetisa no kwihinduka. Naranditse ngo nimwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe nisomwe mu kwiza mwetise musasurwe bwanyuma obuna kubwo kuzoka bwirihihi. Ibi byakozwe 3:19-20. Nebyakozwe ntumwa 19 mshorongo gwa 20. Yohana ngiye kwandika ngo umutima wawe nutagucira urubanza. Yohana wakagaruka yandika ngo umutima wawe gurabe gutakucira urubanza. Ugira amahoro. Gusumazima no jagira ubusingye. Umuntu yihanya gahinduka nabwo aratekana mu mutima. Umuntu twarkwetisa akahinduka nagira ubusingye mutuma. Kugira ubwenge bwo kwibeshaho okushangwe n'amagezgo kwebisaho ni Zaburi 128 umurongo wa mbere. Ni Zaburi 128 mshorongo go kubanza. Umuntu ubaho Uwiteka Aino msho muntu uri kutina mukama akagenda mu nzira ze zose akagendera imihanda ye azatungwa n'imirimo y'amaboko ye neja kutungwa amirimo y'emikono ye azajya yishima azahirwa neja kushemerwa kandi agira umugisha. Umugore wazamera nk'umuzabibu mu kirambi cy'inzu ye. Omukazi we ariyaba nko muzabibu guriyo mu kishenge cye. Abana be bazamera nk'uduti twerayo bazengurutsa ameza ye. Kandi abana be bariyaba nko sititwe mzeituni twetorire meza ye. Batihebye batayine kwehwa masiko batagiye kwiba batagire kwiba batagiye gusabiriza batagire kushabiriza badahangayitse batemerize mtumba banyuzwe n'utwabo bamazuru ebyabo bizabahesha amahoro. Buzumazima mbije kwahereza obusinge. Ku ngingo ya 5 ahacweka cya 5 n'ubwumvikane mu muryango no kushanga omukaharmu okwikirizana. Zaburi 133. Ni Zaburi 133 aranditse hagira hati omushoro ngo kubazana hagera cyiza n'ikirunje munonga n'iby'igikundiro kandi nicemeza abavandimwe baturana bahuje ku abishemwe batura hamwe n'abakwatanisa. cyo ni kimwe mu bintu bikomeye. Echo ncumwe mbinte binamani Ibindi muzabisanga mu migani 3:1. Ebindi mija kubishango mu mfumu 3:1. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha ngo abana be nibimuka bamwita umugisha n'umugabo we nuko kandi umushija we nuko kwe bigaragara neza ko ku ngingo 5 ebyo nibyoreka ngo akacwe ka 5 aka mu muryango bameze neza. Omukakubi kubaberege umugabo atari umugore ngo amwikange umushija atarongo mukaza yikange umugore atikanga imirindi y'umugabo utashe omukaza atakwekanga umushija uri nataha abana batihisha satashe abana batakwesherekishe bo nataha kandi ziri mu muryango atari kuyomboyombo kuri yomuka aba bantu baba bafite amahoro uzimazima abantu babiri kandi bayakura kiretse ku Mana cyane taro ibo kwahosa kubuya kureka harihanga nibwo bwubaka urugo haza kandi ubwenge bwo kukombekeka no kujijuka kandi hamibwa ukwetegereza kumenya ariko kuza muri rwo ibintu by'igiciro cyinshi kandi byiza. Kumanya nuko kurwize ibintu birungi ebyo muhendo mukejo. Ni imigani 24 umurongo wa 3. Nefumu 2 mshorongo gwa 3. Ingingo yaho ya 5. Echo ka ako kakari yakaceka ka 5. Wibuke kuri uyu muntu afite amanyamahoro n'Imana. Mwishike ngo umuntu twakuba yino bsinje narahanga. Umusaraba nta rwango rumwe afite amahoro n'abantu. Kandi abo musharaba naba atine rwango kurekana no bsinje n'abantu. Yigeze akora yarabyihaniye nta mutima wicira urubanza afite. Ebi byari kuba yakoze na yabyetisize natine mutuma gukumcero rubanza. Ubwenge azi kwibeshaho. Umubutekateko bye nabasa kwebisaho. None mu muryango nta mpagarara hateye. Kandi omukana aho tiya leta yo kajagara. Ni amahirwe yo kunyura mu nzira nziza yitwa inzira y'amahoro. Basumazi mongo no mshamurunje kureto kuraba mu muhanda. Ni amahirwe y'ubutumwa bwiza. Kandi ogo nugo mshekuruko omungire nuje. Nta butumwa bwiza tuzakuriramo amahirwe yo kujya mu ijuru gusa ahubwo no muri ubu bugingo dufite mu amahirwe. Enjire nuje tukwija kubona mu mshakuguzo mu iguru kurekana no magaraga ntwija tuganyirwamo. Imico y'ibana n'abandi neza niyo tugeze ya 6. Cyamkaga nemico erukutura nabantu bono musingi. Ni byakozwe 24:16. Ne byakozwe ntumwa abernina umshorongo gwikuna mkaga. Aranditse hagira hati akandika najera ati nicyo gituma mpirimbanira nico ndukurwanira kugira umutima utandega ikibi okugira umutima gutakunshinja cyo ngirira Imana cyangwa abantu imisi yose aha ruhanga na nabantemero byona mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi omustabe cyakweta bashenkurito nabana bipasha cyitwa cyitwa Samson omucyo kwegeshwa kweta Samson aranditse hagira hati bakandikana bajerango mu gifaransa ni page 549 Urufaransa ni bitanana na mwenda aravuga ngo iki Imana igushakira bakajanga iki mukamaru kwendera umuntu wirinda niwo kuba umuntu orkwerinda nukugira ngo ugira amagara mazima no atekwa kuba ina amagara marungi ugira imico myiza oyine imico mirungi ubingira akamaro mu isi
munsi oyi no mugasho munsi uzabona ubugingo buhoraho kandi nyenso ijo kutunga amagara gatabaho ni ukugira amagara mazima ejo kubanza arangana nangogera amagara marongo imico myiza icya kabiri nandogera imico ni mirungi ukubingira akamaro mu isi icya gatatu nandohinduka ni umuntu mugasho ukuzaja mu ijuru kandi icya kane nyenso ijo kutunga amagara gatabaho uwo ni wo musaruro wo kuba wirinda obwo nugo musharuro go kinduko go kushangura yo muntu imico okwerinda myiza rero yari ingingo ya gatandatu nabwo icyo mico mirungi kakari akaceka kamukaga tugiye ku ngingo ya karindwi twaza akaceka kamushanju tugiye ku kwihangana twaza gumisiriza ariko ntari najya kure cyane konka ntakagere hare reka mnonga ngaruke cyane kuko ni amashami abiri nari nashatse kuvugaho reka ngaruke mnonga kwa nanyenzire gamba Iyo amatajambe nibutindeho. kandi nubwo ndakererwa ndavuga ku birebana n'amagara y'abantu niza kugambe ukwatira n'amagara kandi gabantu nongere mvuge no ku bwiza bwo mu muryango heza kandi ngarike ngambe aha burungi bwo mukaharungi kuko ni ahantu habiri umuntu wese ashobora kuba ashobora ubukene cyangwa ubukire uranahaba hose akuba nawe waba uriyo mugiga ningo mworo notekwa kuba uriyo muka waba umukene ufite aho uba no wakora iyo mworo notekwa kuba ubwo ineka mu muryango hakwiriye kuba heza ntabwo icyo mukoko ashemerwa waba harungi umukire cyangwa warize ufite umubiri uriyo mugiga wasomere koko ino mbere uyu mubiri rero ukwiriye kuba muzima haza kandi umubiri gwine kwa ibi muri bintu byombi bisaba kwitabwaho cyane ibi bintu byombi bishemere kufebwaho munonga kuko muri Yeremiya 3:15 hakuba muri Yeremiya shuri shato gwi 15 ndetse n'umurongo wa 14 hamwe na nomshoro ngo gwi 14 haranditse hagira hati bakandika no bajarango nzabakuramo umwe mu mudugudu na babiri mu muryango mbajyana i Siyoni ndiabi hamwe omwe omukana babiri mu rembo mbatware Sayoni nzabaha bungeri bampaniye n'umutima wanjye ndiabahereza abarisa barukurusha mutoma bazabaragiza ubwenge no kumenya kandi nibija kubarisa no kwetegereza ubwo mwumve ko bitoroshye ni mu muryango no mu baturanyi ntabwo icyo numurati cyangwa kureka n'umuka ukoko na nombatahi igitabo cyitwa urugo rwa Kristo omusitabe cyo kweta Adventist home baranditse bagira bati bakandika no bagerango aho nshaka kuvugaho gato cyane nyine bice bikwenda gamba kugira ngo nibura buri wese abashe kumva ibikwiriye okugira ngo buri mwe nabase kure bishemire haranditse hagira hati bakandika no bagerango aravuze ngo urukundo niyo soko y'urugwiro nyakuri bajyango urukundo niyo nshuro yo kushemerwa kushikire ntabwo wahura n'ukunda ngo ubuziminwa kumusekera tori kubasa kubwana umuntu orukunda ngo uzubire mino yawo kumushekera urukundo ruri mu mutima rubyara urugwiro ukora kuba oine rukundo mutuma nereto kushemerwa habesho byanze bikunze nta kundi wabigira ukunda byanze bikunze urishima umubonye orukwendo takwenda omuntu orukunda ko kumureba toshemerwa ukundi iyo umubonye ntubura utugamba umubaza omuntu orukunda ko kumureba tokarema kugera ikigambo cyo wambuza ni page 425 mu cyongereza 426 mu cyongereza 225 mu rujungu okusaba 225 aranditse hagira hati bakandikana bagerango ugenzura ufite umwete cyane ubwiza bw'inyuma ngo okwetegereza no wezera kibwinje burungi bwenyuma ntabwo byabuza umuntu kurakara tibikubasa kuzibira umuntu kugira ikintu byabuza umuntu kunegura wanegura tibikubasa kuzibira umuntu gambura ogambura byabuza umuntu kuvugana ubushizi bw'isoni tibikubasa kuremesa umuntu ogambaye no amaryo igihe cyose waba uhuye n'udakunda obwire bwona ko kuba bwino umuntu utakunda nubwo yaba mwiza ate inyuma no yakuba ari no burungi busheki ntabwo ujyubura ucyumuvuga konka tokarema kugira ikinte cyo wamugamba niyo mpamvu ariko iyo ufite urukundo niyo nshonga konka ko kuboyine rukundo ubwiza bw'umuntu nyakuri oburungi bwo muntu buzuma bushingiye ku rukundo akunda undi nibutekwa kwa ni burugira harukunde yakunda rukundo rukwiriye gutura mu mutima rukundo ne kunda kutura mutoma ko umukristo nyawe wuzuye iyo umukristayo ohikere buzuma ahakomora ibikorwa byiza aharu kwihebwa rwa birongi ni mu rukundo akunda shebuja no mu rukunde je harukunda mukama we umukristo nyakuri umukristayo hikere ahako akomora ibikorwa byiza aharu kwiha ibikorwa birongi ni mu rukundo akunda inde ni mu rukundo konke yarukunda mukama we ndagira ngo mubyumve neza ningira ngo mbase kubyetegereza kubera iki rero aha bwaci ubwo rukundo rududubiza ruvuye mu gukunda shebuja urukundo ejo erkwija konkane rugira kunda mukama wayo utuma kunda bagenzi batabashakaho inyungu ne muretera kunda batahebe atakubendaho maguba urukundo umuntu avonye mu gukunda umukiza we urukundo umuntu yarkwiho mukundo mujunu we rutema umuntu akunda abandi ariko ntacyo abashakaho ne mureta mu kunda batahibe atakubenda maguba ahubwo akabakunda
rushaka kugira icyo rubamarira kureka abakunda rukundo erikwenda kugira ikinte cyaba gasara iyo byinjiye mu muryango rero kuba urukwisha byatahoma kagito ruhishurwa n'iki rukundo yigineshe shuru garagarira mu ndoro nerebekero mu ahamisho mu magambo erebekero mu bigambo no mu bikorwa kandi hamwe na nombe korwa wowe amaze kumureba neza biroroshye wowe ukweza kumukunda okumureba je buzima wowe cyoroba wakunze kumubwira neza biroroshye wowe rukunda ni cyoroba kumugambara je wakunze kumukorera neza biroroshye namwe no rukunda okumukorera je cyoroba ni ibintu bitatu bijyanirana kukunze ne bintu bishate kugenda hamwe hamuntu rukunda umureba neza no mureba kurungi ukamubwira neza umugambara je ukamukorera neza kana ngo mukorera je ibintu bitatu ntabwo bashobora kubitandukanya kugukunda ne bintu byoshate byo takwasa kwahore hamuntu rukunda ikirezi ibyo byose ekiro kukera hari yebe byo ababyeyi abazeire bakwiriye kuzengurutsa abana babo nibatekwa kuba nibetoroza abazina babo impumuro y'ibyishimo okushemerwa kwinji yubugira neza hamwena no kubakorera je n'impuhwe nangwana nesasi aho mu muryango aho ahomuka umugabo n'umugore omusija n'omukazi hirya yo guha umwana ibyo kurya kuba kweza kweza umwana hirya wawe yo ibyo kurya kumwambika baheza kumujweka hirya yo kumujyana kwa muganga yarwaye baheza kumutwara umwirwaro hirya yo arwire kumujyana ku ishuri baheza kumutwara ishomero umwana akeneye ikindi kintu umwana ine kindi kintu cyo akeneye kwetenga ababyeyi bombi bamwishimiye naitenga abazire bona bakumushemererwa bamugirira neza bakamukorera je kandi bamugaragariza impuhwe kandi bakamureka isashi icyo umwana aragikeneye mu muryango iki cyo mwana nacetenga umuka ahangaha birakomeye cyane zimazima kandi byaguma nasomye mu gitabo cyitwa pour le meilleur pour la vie niko kimeze ubuzima bumeze neza muri ubu kumererwa neza muri ubu buzima nkashumo mstabe cyo kweta okubaho je umuryaga amagara nakanu na Viserisius niko kitwa ako kana nakana kuba berembetari sisi noneho se na nyina barashyingiranywe aka kana ko ishe na nyina kubahiriza kushwerana maze bananiranwa bamaze bagatwite bakija bayangana akwa kana kariyo munda kachiriyo munda katakazirwe maze igihe kari kamaze kuvuka bayima kana ko kahereze kuzarwa gatangiye gucuka kukahereze ukorega hibere dore ko wenda nubwo mutabizi ariko muri psychology y'abana mu mezi 3 iyo umufasha utya avutse abazi kumenya ibiganza bimukunda tumukubimanya ko kandi umusayikoloji y'abana kwa kuba amazire emyeze 3 namanye ngareze kumukunda yabaye icyo biti igitamba mbuga atangiye kugenda ataracuka ariko ari kugenda mu rugo ajya areba mu maso akamenya umwitayeho ubwo mwana kwa kustandika okwajuru mu kibuga natambara nabasa kureba umisho go muntu amanye umuntu wo kumufaho mu nunga yafite imyaka 2 n'amezi 7 abaza gutandukanya kose yishimye cyangwa ko babaye cyangwa nyina ko yishimye kwarukisemye imyaka 2 n'amezi umushanju nabana abasa okustanasa ishe yabashemerirwe na yaye n'icyo uyu mwana rero yatangiye kubitegereza nabwo icyo go mwana akatandika kwetegereza abazirebe yareba sakabona muri we harimo akabura akirebishe agira uti ngaho muhine kikuberamo akabinuka akareba nyina agasanga ntibishimye agera atareba nyina ashanga nyina tine kushemerwa maze ikintu cyaje kubabaza bayime kinte kizire kushasha bose buri wese agashaka kumuha ruswa ngo ari wakunda wenyine buri yomo we no koshanga nanda okumugururira ngo abe niwe yakunda wenka akamuzanira agakabutura ayizamuretire mpare undi nawe hora akazana agashati karutaho nundi ijo nchakara leta akasatsi kakukinga undi akazana agakweto nundi ijo nchakara leta nkeito ariko uko babizanye umwana yaratangiye mu myaka 5 akabika ntabyambare kuko kubabere babireta umwana kaine imyaka 5 ibjara kabika kata bjara noneho igihe kigeze bafite imyaka 5 afite imyaka 6 bayimubona kubashira umwana kaine imyaka mkaga buri wese atangira kumenya ko umwana watishimye buri yomo ombyabazire batandika kumanya ngo umwana wabo tino none hakamwihengekana banyuma amutwara harubaju kubera kutajya wishima kandi nawe ukorera akantu keza aha bwacu utakukera kushemerwa kandi ukorera ikintu kirongi yaba ari nyine umubwiye akamubwira tuzabimbaze papa hari akibari nyine wambuza ambyoti uje mbuze dada yabaroho noneho akagenda se nawe akamwegera ishe nawe agenda mushika wa mwana we konya kugirira neza ariko ntiwishime ambuza ati mwoneka ni kirakora ibintu birungiye ko kako utashemerwa tuzabimbaze mama hari ambyoti uje kimbuze mama yabaroho mbese yari afite ubwenge ubwo mwana kaye no bweje yabwigishwe nande ko se na nyina batabugiraga akabwegese bwoha ishe na nyina akababira batabwina muntu muri we ahishemwe ubwenge iyo abonye kibuhembura buriyongera omuntu muri we asherekirwe mu bwenge kwari kutunga kinte cyabwimusana ubwe yongera ntabwo mubyemeye nababonye timwabyiciruzanywe n'abareba umwana yavutse mu nda ya nyina umwana kwari kuzarwa mu nda ya abarangije iminsi 480 aya mazirime ebiro 28 ayarangiza iminsi hafi amajoro 3 n'iminsi 3 atonka atabona ibimutunga akimuka
namara ebiro bishatu n'amazoba ashatu atine cyo kumureberera agite ngaha akavuga ati aha sinshobora gukomeza kuhaturangiye kuhagwa agera ngo hati kwasa kugumaho nimbasa kuferaho icyo gihe nyina nase ntabwo baba babizi ubwiro bwishe na nyina natakumanya agapanga kuhava we asharamo okufuruka iyo amaze kugera imusozi kwa kweza okushika amunsi amaze kuvuka yaheza kuzarwa abakimwishimiye bacumwiniro kushemerwa bashaka kumwambika mbenda kumujeka bashaka kumwoza mbenda kumunabisa iyo afite ubwenge buhagije kwa rwubaye n'ubwenge bukumara ayatangira kubabwira ati nyamara mu byanzanye ikindi kirimo natanga kubaje ati nyombinte byandesere kirumu yewe ntabwo naje kwambara nyoye tindesirwe ibyo kujara koga nimwe muri mu birimo ebi byo kunaba nimwe kumanya ururimi rwanyu nabo sinduzi ni mori mirwa ntinkurumanya ariko icyanzanye ni ukugira utya nyowe kindesere no kurya azi ubwenge ubwo mane no bwenge abari kure ntabwo mwabibonye abarare mwe tumwabure atangira gutamira agapfunsi natandaka okuriyenga roze nk'ugucira amarenga ngo ikinzanye n'inzara ari kugambira ngo nyoye cyane etane njara rero afite ntabwo cyo mane no bwenge niyo mpamvu niyo utamwitayeho hari ubundi buryo akoresha ariko ubwenge bwe bukiyongera niyo nshonga iyo kora kubota mufireho ari no gundo muri ngo gwakozesa ubwenge bwo bugenda mbwe yongera utinda kumunsi agatangira kari ati wabona ahangaha mpaguye yanzara yakera yogaruka uko kucerwa kumunsi atandika rajeti kandi mbasa kuferaha noneho uyu mwana rero umunsi umwe bababyeyi baremeye barahura nabwo ecyo uriyo mwana tuba twabagambire abazere bakija babugana ati baratubwenguza tuzakubaze uhari kubera kutishima okagira ngo tije tukubuze twenda turuho ababwira ikibazo kimwe gusa yabagambire ikizubu kimwe cyonka arabajije ngo mbe nabonetse nte akababuza ngo nyowe nkargahe kugira ngo mboneke ngewe nabonetse nte akuzo to kugira ngo nyowe mbe nduho nkargahe aha ubwo rero cyari ikibazo bajya bita ngo ni njyana muntu kikashiriye kivuzo ko kenshi twara umuntu byari ngombwa ngo basobanure uko yagize ati bakaba nibetenga okushobora ubwo mwana hiyari ndashaka kumenya niba umwe muri mwe yarantoraguye ninyenda kumanya ngo yaba umwe muri mwe yantoratwire niba mwarantoraguriye hamwe nabwo mbimenye kumurabe mwantoratwire murahamwe nacyo ninyenda kucumanya niba mwarambyaye nabwo mbimenye kumurabe mwanzire nacyo ninza kucumanya kandi muri uko kumbyara niba mwarambyaranye nabwo mbimenye kandi ukunzara kumurabe mwanzire hamwe nacyo ninyenda kucumanya arangije arababwira ngo mu buzima bwanjye nzanezererwa ari uko mbonye munezeranywe yagira ngo nyomagara gaje ninja kushemerwa kundi banindeba nimwe mushemerirwe hamwe mbese arabigishije ubwo mwana yabegesa bazira bavuye aho ngaho bamwihanyeho bakargaho betisize bavuze neza ko ubwo batamutoraguye bakamubyarana bamubyaranye banezerewe nibongere banezererwe n'abanezerewe bakargaho bashazire mu ngo bataramutoratwire bamuziramo bashemerirwe iryo tegeko mu butumwa bwiza ryongeye kugaruka mu wawe no mu rw'uzubaka wa musore nawe wa mukobwa we Imana ishaka ubukiranutsi bwa hehe cyekeragiro cyagaha iwowe no mukazi niho takashire niho takashire umwana ntakeneye ibiryo n'imyambaro gusa umwana atakwende bijwaro nebyo kuri yadoka aho baravuze ngo akeneye kuzengurukwa n'impumuro nziza y'ibyishimo byaba mubyaye urekana enda okwetororwa mugaje umurunji gwo kushemerwa kwa bamuzire kugirirwa neza n'abamubyaye okukorerwa je abamuzire no kugirirwa impuhwe n'abamubyaye kandi hamwe no kugirwe sasi aba bamuzire urugo ruri mu rukundo eka eri kubera mu rukundo ari we mutegeka mukuru kandi niyo mutegeke mukuru bigaragarira mu ndoro nibija birebekera umukureba mu magambo birebekera mu bigambo mu bikorwa bigarika birebekera mu bikorwa aha abamarayika bakunda kuhaba aha tukaha abamarayika bakunda ndetse no kuhaguma nangwana no kwegumiraho aho abamarayika bakunda kuhaba bamarayika bakunda okuturaho mpaho ntabwo basura tibarukukera kwija kwatayayira ahubwo bakunda kuhaguma bo bakunda kwegumiraho iyo basanze umugabo n'umugore bari kurebana neza n'abana babo nabo ubwabo barebana neza kuba kushango mushija no mukazi mbarebana je kandi hamwe n'abana babo bagasanga bo ubwabo bishimiranye bakashanga bo bonka bino kushemera marayika aravuga ati ntabwo iyi televiziyo nayiva imbere
marayika naika najo tinga hati veji ngomba kuhora mbareba nintiye kwaguma nimbareba gahora mbumva ngume nimbahorera gahora nkorana nabo ngume nkore nabo icyo ni ikintu gikomeye cyane icyo ni ikintu cy'amana mingi mnongo noneho bigenda bite rero shindi bigenda bita marayika si ahari bigenda bite marayika nibigenda bita kwa muraza kubyumvaho gato cyane nimuza kubuhoreraho kake mnongo abamarayika barakunda kuhaba bamarayika bakunda kubaho ababyeyi rero nabo ekimwe baziri mureke mu mitima yanyu reko mutuma yanyu izuba ryo gukiranuka n'urukundo rwa Yesu byinjiremo umushana go kukirira na rukundo ya Yesu tahemu ibyishimo no kwishimirana kushemerwa no kushemererwa mureke bihaboneke reka gumbe baharebeke maze abamarayika haza abamarayika bishimira ingo zanyu bamwe bashemerwa makagana mugaragaze umwuka w'ubugira neza more cyo mutuma go gukoraje mugaragaze kwihangana more cyo gumisiriza mutera abana banyu akanyabugabo ko kwimenyereza ibyo namwe mubamo muretera abana banyu ukwemanyiriza byo bintu bituro muri yimwe umucyo w'ubugingo uzamurika mu ngo zanyu bwaye mumushana gwamagarani gwija kujero makaganyo impumuro omugaju ivuye aho ogurukurgaho izaba umwuka uboneye nigwija kuhinduka moya muronyi aho Yesu yishimira kuba aho Yesu arushemerwa kuguma maze ngo nkuko izuba rishimisha ibyaremwe haza nkoko mshana gurukushemeze byahajirwe intekerezo z'abantu bumvikanye zigwa neza umubiri wabo nuko nebitekateko by'abantu abakwikirizana biri kugwa jembiri yabo nuko izuba rinezeza ibyagize bite kuko omushana gurukushemeza ibyahanjirwe niko intekerezo zishimye zinezeza umubiri wawe rufite niko na nebitekateko ebirije birukushemeza omubiri gwa mukama wabyo igihe umwe batishimiye undi omwe kwari kubatine kushemerwa mutahiwe iyo amukoze hatya ajya amera nk'aho ari ikinyabwoya kimukozeho n'agasimba gahanda kwa kumukwata hati oshoti n'ikinyabwoya cyamukwataho yarangiza atari ko ajura uti nyowe nyihaho ndgaho ariko yaba bishimiranye ko kabashi babino kushemerwa yakora hano akimukwata hibega undi akagakurura nondi akakona kakorera noneho kakaza hano akateka kuniya kuko muri we intekerezo ziguye neza umubiri we ahabo kubo muri we ebitekateko birije no mbere we aha ndatambutse kwari kubarangira aho ngaho gusa kandi ubuzima hanywe nimba nirgaho kwakuriyo kuboreka ko hari abantu benshi cyane batazi iryo banga hari abantu bihinja batakumanye cyamecho ngiye gusoma na ida kenewe mu muryango ece kintu kinini nza kushoma na cyo ngomuka umukristo nyakuri omukristayo shikere arangwa no guhora keye ashemere kurebeka ngo butosha turashemerirwe ngo iki nguki tukemere na rimwe otarigira buyicereza ingorane ku ebizibu amaganya ya buri munsi okutonza kwa buri zoba biza kukubuza amahoro mu bwenge bija kuzibera ebitekateko muri cya gitabo Adventist Home chapter nchanjo ni 430 mu cyongereza page binama 13 416 mu gifaransa binanshanjo mu rujungu noneho haranditse hagira ati nagira ati ntukemere ko ingorane otarabwe no buwicereza n'amaganya ya buri munsi no kutonza kwa buri zoba bikubuza amahoro mu bwenge ubikuza uburo businje ombitekateko baherutse kumbwira igitekerezo ntabwo ari njye bakibonye nyowete ndakirebere hine kibarigire kungambira cyaranshimishije konkaje kanshemeza mnonga mu ruhande rumwe ntigishimishije omurubajo rumwe tikine kushemeza ariko mu rundi kirashimishije konko rubajo rundi nishemeza mnonga umuntu watwaye imodoka no muntu wabire navuga maze aza gukandagira umuntu konka ko yawe navuga yarubato muntu noneho polisi iramufata polisi ko yarza yamukwata uyu muntu umukandagiye uti polisi yambuza togo muntu wa murubatota amateka yabyo ngiye gusubira muri niyo yanejeje oti nyowe ebyafayo biye bintu binazagarika mu byashemize mu migi hari abantu bakora ubucuruzi bajya bita komeraje bajya bagenda bafasha ibintu batagiraho batandikaho barababyana omutawuni harimo abantu abatembeyi abaguze bintu ba mukono uyu mugabo n'umugore baguze igitoke nabo cyo gomshana n'umukazi bakagoresha igitoke baragitarakiraneka baci bika cyasya barakigabana bajya kugicuruza bombi kuba kucyareza kusiyabaza kukishobora maze igihe bari kugicuruza umwanyura hano ndanyuraho kubagiye kucuguza umuyara bawundi je yarabariya baragurisha bose barayirangiza baguza byona buri umuyamara byanaguza abura umukiriya w'umuneke umwe koka omwe yasigazo muneke gumwe gutaguzirwe yanga kurya yayanga okugura iyo muneke ogu arawuzana yagureta ahurira na wa mugabo we
ahantu arangije aho bahuriye baraseka yija yabwa n'omushiija we kuba bwine basheka ati ngewe umwe wabuza abakiriya yaje ati nyomuneke gumwe gwasigara naburo guza bahagarara nk'aha ngaha mu nguni bayemerera nk'aha rwajwe umuhanda bawucamo kabiri baguhenda mu kabiri barawusangira baguriye hamwe bamaze bari kuwusangira kubabere ntibaguriye umuneke ogo niho wa mugore yabitegereje wari uri mu modoka oriyo mukazi wabara ariyo motoka niwe yabarebe umunezero bafite yareba kushemerwa kubabire bine n'akazi kagahitse bafite na n'umurimo gukujoje mu kubine n'ubuzima bugufi bafite na n'amagara gatakwese imisago babire baru bitagira aho bihurira n'umunezero bagize bate bitina he kubuganana no kushemerwa kubine hamwe maze mu kubirangarira niho yakandagiye umuntu ati omukurebe bibintu ebyo nibwo yatomira umuntu arangije bati none se byagenze bite bambuza ati mbwenu habaho ki kugira ngo tomere arangije ababwira ati dufite inzu y'ama-etaje 3 yagira ngo itwe twine kanye n'ishatu umugabo afite imodoka ye nkagira iyanjye omushiija ine motoka ye na nyine yanje abana bafite ibajyana ku ishuri abana bine motoka ko batwara ishomero dufite izicuruza twine motoka ezikushobora muri iyo nzu y'iko itabashwa omuryejoju mpango mnonga umugabo agira igitanda cye nanjye nkagira icyanjye omushiija ine ekitanda kye na nyine cyanje atumbonye mu nzira abona narahiriwe ariko turabahirira nandeba nyine omushako kareba bino omushambariya ati ngishi cyatumye bakana nabonye ngewe ibyo ntenda kubona vuba nyowe nani ndeba ebintakwenda kuraka kureba nicyo gituma bibiliya niyo nshongo mu Bible yavuze ngo n'ivundi ryagira rite yazire mu nakaju kakati kawasa kushemerwa hari urukundo kwa kuba hari urukundo ingorane obuzubu n'inkomyi n'amaganya na no kutoza ukemere ko biburagiza ubwenge bwawe utangiro buwikiriza ngo biteganise bitekateko byawe nituramuka tubikoze dutyo itwe kutura kore tutyo tuzahorana ibintu bitubabaza ntwija kutura n'ibintu bikutsasa ibidushotora ebiri kuteganisa yewe ibidukomeretse nanangwana n'ibintu ebiri kutufutaza ubuzima bwawe buzaba icyo ushaka ko ubacyo amagara gawe nigija kuhinduka miwe cyo kwenda ngo gabeco nuhora gusa ushaka guhora witangiriye itama uzahora ritangiriye kora abo muntu kwenda kumutangirira itama buzima zimonoje kumurtangirire nuvuga uti sinseka buzira udasetse korugera ngo unyoti kwenda kusheka ndija kurengo utashekere ubuzima bujya buba icyo umuntu ashatse ku amagara nigakira kwihinduka umuntu cyo kwenda ngo gabeco nambarangire mu birebana no guseka nyowe mbagambera cyunze twatire no gusheka umuntu agenewe kuruhuka amasaha 8 asinziriye mu masaha 24 agize umunsi omushaha bernine zizoba umuntu naragirwa kumarisha 8 gwejegire ubwo mu masaha 16 asigaye yo kuruhuka no gukora bwanyuma omushaha 16 asigara zo kumuraho no kora ukwiriye gusekamwo inshuro 15 oshemere kuba no sheka mu emirundi 15 yarangiza rero bwanyuma kurundarunda ayo maseka yawe bigatwara iminota 14 ukazasaza utibagirwa kandi ugasaza utagwaye indwara y'umutima bwanyuma okuteraniza hamwe okusheka kwa woko tware dakikisha tuchikuretero kwija kura otarwiro mutuma kandi utakwebwa busha abantu bakunda guseka abantu bakunda kusheka bakunda kugira icyo bita memoire baribuka nibakira kugira memory active abahora birakaza buri munsi hari n'igihe ashaka telefone ayifashe abantu bakukira kugira ibintu gabinje bya buri zoba nabasa no kushera smaji kwisomo ngaro kambabaze rero reka mbabuze ati ikiro cy'amaseka kigura ngahe kiro yo kusheka ne kurazingaye ubwo mutabonye kigura menshi muzaje museka obu kiro yo kusheka tagure sente nyingi mugume musheke icyo ni kimwe ejo ni chumwe bayita sport du sang niyo myitozo y'amaraso ejo ni exercise yeshagama iyo umuntu aseka omuntu twakubana asheka amaraso yatembera neza eshagama yene tambura jo mbiri imitsi igahorana itoto bwanyime imitsi ye eguma erimirungi yarangiza rero guseka birakenewe hehe yaeza bwango kusheka ni kwetengwa owitomuka ahangaha nyabuna bavuze ubuzima buba icyo umuntu ashatse kwagira te amagara ngijaga hinduka kiwe cyo kwenda ngugabe cyo bizabyara iki nece kirugamu
tuzabona mu icyo tubushakamo ntwija kutunga bitwendamu nituramuka twimenyereje guhorana umubabaro turayemanyize oguma twino busasi kubura amahoro na no kuburwo busingi intekerezo zacu zizatubura ingorane zose ebitekateko byitu nbija kuhanguse bizubu byona mu buzima tuzahora tuvangavanze mu bibi gusa kandi umagara ntija kumantujanga mebi byonka uza abantu bari kugera naha ngaha no manyana abantu abakushikaha ukabona ba nyir'umurabaro barawuhembuye ukasanga obusasi bwabo babwizya ngo babahaye gusa ngo impungure gusa ngo babahereze byori byonka babazimaniye cyangwa n'ibyo mwohereje ngo bize baba kunura ningane mwatsindikire kwije hari uwo mwazindukiye hano ino mwamwizira kutayayiraha none se kurukumva uri gusabanya nande mweshatiriwe no nyigaje ngo bwa matera ngo n'udupapuro ngo tufarasi ngutwona ngo nutchemno yawe nini ndi wayisizi wawe eya ogwawo mfaraso mango tora kusigira muka ngo bari kumbyiga ngo nyongo ngo barire ne bamaga icyumba wihariye yukimukana ekishenge cyawe kuruwo kiresere ariko guhembera ingorane usanga reka nibyo birahanga konko shango umuntu ni musimusi yo buzubo abantu bamenyere guhembera ingorane ntaho bajya baziburira abantu abayemanyirizo kureta ubuzubo kuguhimsimusi yo butari tina hibaragiriro businge rero kubwibyo nabwecho ahangara kuye ngo niwimenyereza umubabaro no kubura amahoro kora emanyize kugira obusasi no uzagize utubura mukanda kariko kose nojaguma ozihanguse mu uzazibona zihagije mu buzima mu byo uvuga no mu byo utekereza noja kuzubona skwemariro magarana no mbyo kutekateka uzagira uti noja koraki uzazibona zihagije noja kubone bizubu ebukumara uzacuruzanya nunda kurusha kunguka noja kuguza nondijo akukize goba uvukane na bene nyoko bakwange undi wavukane na bene nyina bamukunde uzarwe na bene nyoko bakwange undijo bamukunde muzarangira ze ishuri rimwe wabura akazi wabona akazi wowe ukaburi noja kumara mishomo no mwana atungo muri miyo ushaka ibikubabaza muri ubuzima uzagira ute kora sherrize byo kusaso magaraga buzimazima tibiribora uzanye inzira y'amahoro nabwe kiyo ijora bo muhanda go businge aho niho heza aho no harongi rero uyu we yaravuze ati rero gwakagera ati mwaba mwarigeze mumbona nijimye mukamwe no bumwararebere mbihirwe niteguye kwivovota nyetekatekere okutongana mfite kwizera kutabyemerera nyino kwikirizo kutakubasa kubinjiriza bakoresha ngo mafasi opose mfite kwizera kubirwanya ngo kwikiriza kwanje kubirwanisa aravuze ngo ntabwo bene nk'ibyo byaba ku mukristo nyakuri ngo ibintu nk'ibyo tibikabaha mu kristayo fikere kuko ntiyaba afite imico ya gikristo akubogwa kaba tinde imico y'abakristayo uburyo bokamana byuzuye mu mutima okuburo gwarahangana sho kurusa bo mutuma nibyo rituma umuntu ahora yishimye nico kikuretera umuntu okutura acogoye arihire ababaye kandi no busasi kiretse ya umuntu abuzi iyo bokamana kore ko umuntu twarkuba atinde kristayo fikere aha ndatambutse bavandimwe aha nargaho bishimye ngiye mu ngingo iheruka nye nazo mukacweka kamuheruka yitwa amagara masa akarkwetwa amagara maruki mu bintu bya mbere Imana ishaka ombinte byo kubanze beranga rwenda ishaka kugira ubwenge nanda ngogero kwetegereza kugira amagara mazima kogera amagara marongi kugira imico myiza kogera n'imico mirungi ubwenge bukakuyobora ubwenge bukwebembere amagara mazima akakunezeza amagara marongi gakushemeze imico myiza ikagutera igikundiro kandi imico mirungi ekuretera icyo nicyo bita ubukristo nta kindi muri bira bashaka icyo nicyo bakweta ubukristayo Imana ishaka kugira ubwenge ukiyobora mukama nanda ngogero ubwenge base kugira imico myiza ukakundwa nenda ngogere imico mirungi bakunde Imana ishaka kugira amagara mazima ukanezerwa nanda ngogera amagara marungi oshemererwe ibyo bintu mugomba kubikurikirana ibyo bintu byonsha tumutekwa kubishereza ntabwo tuzajya mu ijuru gusa ahubwo no muri ubuzima ubukristo buzatunezeza itwe situriza mu iguru konka kureka no muri yaga amagara go kristo mbije kutushemeza kuri ya magara mazima rero amagara marungi aga mu gitabo cyitwa inama ku mirire omutabe cyo bakweta councils on foods and paje diets 536 peji 36 536 peji 536 mu Rufaransa aho ni mu Gifaransa ndi kuvuga hari ijambo rivugwa rigira riti hari yebgambo ebe kugera biti ni mu Cyongereza omurujungu ni 400 ni bena anana mshanju noneho
ahangaha murahakurikirana handitse hati aha numuzako akora terano pagerango l'enseignement de la voie de la vie, de la paix et de la santé doit être apporté ligne après ligne, précepte après précepte, pour que tous les hommes et femmes rendent compte de la nécessité d'une réforme. Inyigisho zivuga inzira yo kubaho, enyegese zirugamba umuhanda go kubaho, inyigisho zizana amahoro, enyegese ziri kureta obusinge, inyigisho zizana amagara mazima, enyegese ziri kureta amagara zigomba marungi, kwigishwa umurongo ku murongo, itegeko ku itegeko, nizitekwa kuba nizegesiwe cyandikirwa cyeragera kugeza ubwo abagabo n'abagore okusyobu abashija n'abakazi biyumvisha ko burya mu buzima bw'abantu hakeneye ubugorozi, bariyehurira mungu ko buzimo magara g'abantu ntetengwa mu kugeza ubwo iki okusa ryari inzira yo kubaho igomba kwigishwa, umuhanda go kubaho n'ugutekwa inzira kwegesebwa, y'amahoro ikigishwa, umuhanda go businge inzira gwegesebwa, y'amagara mazima ikigishwa, umuhanda gw'amagara marungi gwegesebwe, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo, byone byo byegesebwe kiragera hakindi ecyandikirwa hakindi, kugeza ubwo abagabo n'abagore baziyumvisha burya ko hakenewe ubugorozi. abo kusobu abashisha n'abakazi baruhura ko buzuma ubugorozi n'gwetenga. Aha ndatambutse page 546. aha nabandigereho reka nyimukera handi Haranditse hagira hati yandika nagera ati uburyo bwiza bwo kwimenyereza, byo bise ngo kwimenyereza amagara mazima wawe. umuringo murungi ogo kwemanyiriza amagara marungi wawe muka Ni wabwire mu cyongereza page page 5 ni no murujungu Councils on Foods and Dates. haranditse ngo para vivre davantage pour vos enfants et mieux pour la société. Babyeyi wabazire nimugirira akamaro abana banyu kuruta uko mukagirira abo hanze. mwemanyiza kugera kimwe agasara abana banyu okukere kimwe gasara abaheru Ngo iki nguki nimugirire abana banyu akamaro kuruta uko mukagirira mwemanyiza kugirira abana banyu mugasho okukira okumukagera abana baheru. nimwiga ibirebana n'amagara y'abantu, mwemanyiza kwege kwatira n'amagara g'abantu, nimuyasobanukirwe kandi muyashyire mu bikorwa, mubishoborokerwe kandi mbase kutomunkora, mwigisha abana banyu gutekereza ku ngaruka yo kutirinda. kandi mwegesa abana banyu kutekateka habuze bo kukira ku rugiro mu kuterinda. Ndagira ngo aho muhakurikirane neza. ningera ngo hantaho muhakora terege Nahoze mbona utwana twambaye ngumira nindebo twana hatujire abana, ariko abangaba nabo babaye imfubyi ababyeyi bakiriho. nanye kunaza nanye konka abana baba amafuza abazere babo bakobara Ntabwo mwabyumvishije ibintu rero tumwavura eke babaye imfubyi ababyeyi bakiriho, babaye imfubyi ababyeyi bagize bate, ngo abana babefuza abazere babo ariko basuru nongeye gusubiza basi nyuma nsanga namwe ntimubizi. konka kunagarara nishe nyuma nashanga nimwe mwenka mutakubimanya. Imyaka kuri ngibaye imyaka 19 ngenda hafi mu modoka buri munsi, abo hatu we yahise imyaka 19 buri zoba natambura umutoka, ariko ntabwo nakwakira umushoferi afashwe na malaria ngo mwakire ngo reka gitware. konka eje myaka yamara natambura takayakira driver waru arumshije ngo leta Ubwo se kuyigendamo byamariye iki? mwene kugenda mu munonga kikangasirake N'abana banyu mubana nabo, mwene ni muyabana banyimuturana, ariko ntabwo muzi bibakwiriye. konka tumukumanye bashemerire Ubwo se bimaze iki kuba mwarababyaye? mwesha timo mu mabazire kigashe Niba babana namwe mukuze namwe mutazi bibakwiriye, kubara bene baturani mu bakuru kandi mu mutakumanye bashemerire ni igihombo. no kuferwa munonga. Impamvu mbivuze, Esho ngamba kinabwa mbebi umwana w'umukobwa atangira icyo bita puberté, omwana wo bwishyi natangire tweta puberty ni icyo bita ubugimbi. nekiba kweta omushogoyo Afite imyaka 11, yasha emyaka 11 yarangiza umuhungu akayitangira afite imyaka 13. rero omutsigazi abitandukanye n'emyaka 13 Bombi ku myaka 15 bakinjira mu byo bita adolescence, bakaba babaye abangavu. bona kuba kusi emyaka 15 batahe mu tweta adolescence. Akimara gukandagira ku myaka 11 w'umukobwa, omwana wo bwishyi kwa kweza okusi emyaka 11 hari ibintu bibiri umurinda mu kwambara. hariho ebintu bibiri byoshemera kumurindo mu kujwara, Katurebe ko mukinkurikirana abari inyuma. katureba bari inyuma kumurabe mu nyene Murakoze cyane. mwebare mnongo Kandi mwihangana ntabwo ndi buhatinde. kandi mugumisize nyoti nzacerwaho. Abakeneye amaraso azamuka mu birenga ashyushye akazarindagira mu kiziba cy'inda agishyushye, naba nayetenga eshagamere kurgombigere erkutagata ekashiko mu ndanto neshitagata. mbere y'abasabwa kwambara ibintu bishyushye kuva mu Murundi. Obo nchima isangu naba nayetenga okujwara ebintu biringwa ebukusheka
kandi ebikutagata okuruga omunaka omumazu omaguru kugira ngo amaraso atagenda ari kugabanya ubushyuhe okugira ngo eshagame takagenda nekyendeza omutagasi nagera muntu akora icyo bita congestion atangire gusa navurirana aza kweshagamera eze kushika omunda nto etandike okucweka amizi ubwo rero bisaba ko yambara ibigize biti nabwo ekyo bishyushye ogwo mwana w'ubwishyuye imyaka 11 natenga kujwara ebintu ebikutagata waruzi kugira ngo nidirisha turyambike ridiremereye umwambaro ariwe twambika rido y'umwenge nkano manya ngo okushanga kaniya no kushanga idirisa ntuteka mu kateni ekwasere munonga takureberwa mu konko umuntu okajwara ebintu bikureberwa mu tuyadukenera gufata uriya mwenda bashyira mu idirisha ariko umuntu yaturuka inyuma ntareba abari imbere nituza kwetenga ntushira kwetenga kwata kateni ezo mudirisa ezo muntu akubasa kuretwa hera karema kureba munda none uhera hehe gufata umubiri wawe ukawambika ibyo baturuka inyuma bakareba imbere mbwe niba notandikira nkahi okwatombirwa ukagujweke ebintu by'abantu bakuretwa inyuma bakareba munda mu cyumba no ku mubiri aho ni hehe omushenge na nahambiri ahashemere kusherwa ninkai iyo myambaro y'imyenge niyiteye ubuzima imyenge oje ebyebijare ebikureberwamo ebifumukire nibyo biretere nembiri yafumuka nta wabivevera kandi mutagize mute ebyo tituru basa kubacora baza koreka njiriye nunjinierije kubyegese kiragera kindi necyane kirwa kindi aha nagaruka iyi nda eyendeji y'abantu b'igitsina gore y'abantu abacarakazi murankundira ndabereka aya maboko ntimuri kuyareba mu nyowe niza kuboreka eje mikoneji tumukugereba ngiye kuyazana mu nkuriyane mwese mu ndebe nyowe ninzagireta mwe mu ndeba ndayagaruye mfashe hano nagarre mikoneji nakwasa kifuba aha mfashe hani yakifuba nakwata nazengurukije intoke ikiganza nainza kuze okwetorozaho engaro nigo aha mabere murabyumva neza mahuriraje aya mabere yombi agamabere gombiraga abantu b'igitsina gore aya mabere yombi bayafite mu gatuza bakongera bakayagira iruhande rwa nyababyeyi agamabere gomba bacarakazi bagino mucuba bagaruka bagagera harubaju rwa nyinenda aya maboko dufite hano twese nabo bo iruhande rwa nyababyeyi hariho amaboko ubo eje mukoneye kureba twine harubaju rwa nyinenda abakazi bona bagineho izi ntoke ziri aha ngaha kuri icyo bita trompe de fallope hariho intoke ahari fallopian tube zezukurwa muri nyinenda hariho engareze z'umukurebezi kujya kwambara uri igitsina gore ugahambira ibintu biguhambiriye mu nda ni ugufatanya ababyeyi ukayegeranya ugafata ya mabere ukayegeranya ugafata ya maboko yazirikanya noho bikamera nk'ibiri muri kasho maze yarangiza ingingo zawe zibyara zikononekara wambaye okukwata ebintu ebikwasire munongo kabijwara oriyo mucarakazi nikimanyisa ngo wakwata amabere wagashikanisa wakwata nyinenda ne wagishikanisa wakwata n'emikono wagizingoti hata ebintu byawe ebicweka byomberu byawe bibanke biriyo muchome emyanya yawe biri kuzara esisikara ahabo kujwara konka ibitsindagirwa mu nyama nta bitsindagirwa mu mubiri w'umuntu kiretse ibiryo mu isahani n'imyenda mu isanduku tiharo kinte kitsindagirwa ombiri oyihirehe byo kuriya byo nkasiyani na nebijwaro mushanduke yarangiza kugira ngo inyama zawe zisanzure rero kugira ngo inyama zo mbere rwawe zibase ubu abantu bari kononekara bitewe n'iyo mpamvu ubwo hata abantu bari basisikara ahabo ishongeje yo zasabwa ko byigwa iteko ku iteko n'umurongo ku murongo nabwo icyo nkija kwetaga isoko byegekeragera kindi na enyuguta ntabwo igihe cyadukundira kurenza aha buzimazi mu nakubo tukwasa kutwikirizo kurenza aha ahubwo kwari kwabwira gusa duke hamwe bike ahandi bi kwereka kwa kuriyo kubagambira hamwe bike ahandi bingi indwara zaraje rero nabwo icyo ndwara zikija ndagira ngo gato cyane muri mu gihugu giteye imbere imwe muri yo mwihanga konkera kurakurine gifite amahirwe menshi erine emisha minji ariko amahirwe menshi konke emisha minji ejo bo abazungu bajya bashaka amafaranga muri Afrika abazungu mbashara kurondera sento muri Afrika nabirabura bakajya kuyashaka nabiraguje baza kuzisorondera mu bazungu ubwo buriya hari ni hehe mwena rungi sente zirinkaye sawa reka ndakubatera intambara reka ndetse kwa leta murtaro kuko
ntaza kubavangira kandi mwego mufite ko mu biroto ntakija okwajangira kandi bo mwino kutekateka uwafungira mu majyaruguru ya Afrika ku nyanja bita Mediterane omuntu wakwikana suba amaremba gakuta muri Afrika Mediterane si ubutaka n'amazi n'ikirere akima abantu amezi nitakanangwana no mwanya akaja ku nyanja bita Atlantika bwanyimakaza omashuma ahari Atlantic Ocean akimana amazi n'ikirere akazibira abantu kutunga amezi na Noa omwanya yaja mu ruhande rw'uburasirazuba bwa Afrika muri Aziya agafunga akiza ayifeza South Africa naho akahasuba ibyo bihugu byose ntabwo byarangiza amezi 5 ubutunzi butari bwahungabana agwa mahanga go nagariye seri tigakamara imyaka 5 obugiga bwabo amahirwe yabo menshi omusha gwabo mwinje ogubine bajya baza kutubwira ngo muduhe ubutunzi bwanyu tuzabafasha nibacera kwija kutugamira mu mutera zitungo ryanyu ntije kuba yamba noneho baza tukabubaha rero kwa kweza kwijite tubahereza bakazagira bate lenye sabija batwera bakazadufasha nye sabija kutwera ariko badufashiye mu byahe kabatwero mbito sawa mugaruke hafi kare mugari cyaha rero narimvuze ntaga hari amahirwe nabagera ntahari umugisha nje ninjiye mu kuvura nabaye ndetse ibyo byose nyowe byo byona nabiregereye hati natankire kuragura hani wanyu hajya haza za tungurusumu hani wanyu nacara kwija tungurucumu tungurusumu katungurucumeji ni kimwe mu biribwa bikomeye ni kimwe ombye kuriya by'amani yo mu rwego rw'imboga ebiri omuruganda rw'imboga mu moko 5 y'imboga omunganda 5 z'imboga tungurusumu iri mu mboga zerera ikuzimu katungurucumu nemo mu mboga zikwerero mu ntaka kuko imboga zirimo amoko 5 abo kuba imboga zine miringo 5 hari zerera ikuzimu hari imboga zikwerero mu ntaka ibyo ni tungurusumu ejo ni katungurucumu ni karoti ni radi ni radishi ni beterave ni beetroot izo zose muri kumva ni imboga ariko zerera byo nebye mukura nemboga konke zikwerero mu ntaka naonyo mwe kwisiga hamwe na n'obutunguru mutabusuka noneho hariho izerera amababi hariho imboga ezikwera higuro mu mababi hari zera indabyo hariho imboga ezitukuriye birabyo hari zera imbuto hariho imboga nambwene zitukuriya ebijuma hari nizera ibititigiri hariho nambwene zitukuriya stems izo ni nkizo bita ibihumyo nizo bita asperge ezo nemboga umurujunti nkuzumanya konkano ko yazgambatyo mushroom nakane ebituzi noneho rero iyi tungurusumu katungurucumeji numwe mu miti nemwe ombazi y'abantu benshi umugabane munini w'umuntu wese wumva wanga ubute abantu binje cweka cyango kirukira okwanga mnonga wumva aho utangiye kwiruhutsa utangiye gutuma ushaka kuba guhereza inkweto yuyirya igwanya ubuti katungurucumeji nemo mbezi erikurwanisa obunafuna shobugara na shobweremwa ibyo kurya byiza cyane birwanya gutera kurenza urugero k'umutima ibyo kurya ebukurwanisa okutera mnonga k'umutima okurengesera inzoka zo mu mara okutambira inzoka zo mu mara abayirya bihagarika neza abakujirya katungurucumu basheshaje kabikingira indwara zanduza kana ikingira indwara zikutorera yica imbuto z'indwara mu muntu negende itendwara imbiboze ndwara omumbere abayirya ntibakunda kugwara impiswi abakuriya katungurucumu cyangwa ushanga bine kirukano nkorora idakira abagwara bakukera ku rwaro rukoro rukuturaho niko rukingo rwiza rwo buhima niyo mubazo murunjo go kucingira amahima na zo mu mara zirashira obuzubo buriyo mara no buhwaho umutima ntugira intege nke mu gutera umutuma to kashanga no guteza amano make amaraso atera neza kandi shaga manene tambura koronje ntabwo abantu bagwara icyo bita amaribori kandi abantu kwipfundikanya kw'imitsi abantu tubakutera kurwara imitsi abayirya ntabwo bagwara nashi amazumora ntabwo bagwara hemoroide kandi abakurya katungurucumu tubakarwara hemoroides irindi imitsi gusaza nerinda imitsi gukora niwo rukingo rwa rubaga impande niyo erukutambira okusharara abayirya ntibakunda kurwara kanseri yo mu myanya z'ibyo kurya abantu abakurya katungurucumu tubakarwara kansa eyo munda ziburamara neza negenda eyigura jamara
akaba rero itera imyanya inoze byo kurya gukora neza nabwe cyo neretere imyanya yo kora rukora byo kurya ukora gatuma ibihaha bikora neza eretere ibihaha byo muntu ukora korongi banyiru kwirya bahorana imbaraga abantu abahuriye katungura cyumba torabe inamani umutima wabo ugira imbaraga kandi mutuma yawe ture inamani ingingo zinoze byo kurya zazo zikora neza nebiceka ebukusebyo kurya bukoraje iyo maraso agenda buhoro yongera umuvuduko eshaga makwerwa netambara mpora yo katungura cyumuntu yongeza speed yaba agenda cyane ikagabanya umuvuduko kandi eshaga meshbanete negenda munonga ecendeza speed itera itoto katungura cy'umuneretero umuntu kurebeka y'irya ntibakunda kugwara igifu kandi abakuriya katungura cy'umutyago gushanga mbaro harashaze ni byiza kuyivanga n'izindi mboga mbisi ninunje kugira yako ko gigisere n'imboga mbisi zindi ndagira ngo ubwo nibwo bwiza ngo noneho mu mboga ivanze biyo hagiye mwererayo abarakaro rero ko kujanza n'imboga mbisi ukagita babastagwa orvoiro buzimazuma noba watungura cyamani ntabwo iribwa n'utwite ejo ni katungura cy'umu kandi nezibirwa kuri bo muntu inenda kandi undi wari we wese arayikeneye kandi undi zo muntu wena nagetenga icyaga kibiri ngiye kunyuraho ikindi kiyaza kurabaho ahangaha ni akantu bita karoti n'ikindi cyo kwita karoti ariko ntaragira kuri karoti reka ngere ku ngano ko kanta kashitera karoti reka ngamba hanga ingano aho ndi buzivugireho enganeza hindi kuza kuzigambaraho muri kwa kwangirika kw'abantu omukuri yo kusisikara kw'abantu iyo uzifashe ukazinika ko kwatenganezi wazumeza wazinkomezi mu mirire yayo ifite aho ihuriye na tungurusumu henshi buzumazi menganezi zinayizi kubugana na katunguru cy'umupingi ibyo kurya bitera kurama n'ibyo kurya bikureta ubuhangazi ikingira kansere nizikingera kansa kandi abanyirukuzirya bajya basaza batayoyotse ubwenge kandi abantu abakuriye ngano tubarukukera kukura batine mu magezi none se imaze iki mu kuyinika rero ko kuziriya zinkire nizigashaki gira B ya 17 zine vitamine B15 uwo mumero wazo omuriyo go mumero gwengano uwo mumero wazo ogo mumero gwengano ufite B ya 17 ubwo mu vitamine B A15 niyo ya mbere irimbura kanseri aho yakwisha hose mu ngingo z'umuntu niyo vitamine yo kubanze kwita kanseri aho yakweshereka ho no mu rwo muntu kandi ntigire ikarimbura kanseri itagize ikitwari urugingo ruyirwaye kandi maraho endwara ye kokoro etine kiyashisha ahashweka cyo mbere kirukushasha irakenewe mu ngingo z'umuntu ninonje munonga haceka byo mbere kandi muri ubwo buryo kandi umuringo ngo gumwe abayirya bakora imirimo bashinzwe neza abantu abakuriye ngano nibakira koremero meyiba imirimo bashinzwe nibakoraje emirimo gihe bakuzunaniza kuko burya umurimo muri kureba kugira ngo utunganye neza ubugomba kuwubona imbere yawe ukawukorera imibare mbere y'uko ukora akuba ejemirimo gihe mukureba wanonda gukora ku ruzinote ko gureba bwanyuma yo gubariro gutayiminga ntago munyumvishije ekinte kitumwa cyitegereza ukabanza wagira ute ugomuro monote ko baza gureba ukawukorera umubare ubanza wagubaraje na bya bigori bigiye kwera iyo bisanze utarabibariye urabisesagura na biriye cyore byaza kwera kubira kushiranga utarakozere budget ubone bishisha ni sabune waguze yo kumesa utabanje kubara mu bwenge yapfa ubusa ne sabune kubuguzire kogesa ko kuba otine bare byo kozere no gishisha inzu nini utayibariye umubare ya wabyiganamo enzu mpango kwa kuba utagikorire kubara buzimazuma mukagishagamo aho ubika ibintu utahabaze neza wajyana inkweto idasize kandi harimo umuti wabuze aho wawubitse byo bikere ko kubota bazere ukaya ihame nkito ojare nkite tasigere mbazi kandi mbazugura umugore kutaka yasonza nibyo kurya mu nzu umugabo yabwirirwa kandi ibyo kurya bihari ari uko nyirukuteka atazi kubara omukazi omwana no musija mbabasa okwitwe njara abojya ngo bitekere takumanya kubara hari abagura imyenda buri kwezi na buri mwaka ariko bagahora bambara ibicuyutse kuko batazi umubare wo kubika haro abantu abagure ngo y'iburu kwezi na buri mwaka konko butosha turajire ebjare ebsigukere abo kubatakumanya kubara okwara abice ngo yize abantu bakeneye ingano kugira ngo mu byo bakora buri gihe bagire bate nabwe cy'abantu kabona bateka okubantu bariyengano bashinzwe kubara noko nibyebi rero
birakwiriye ko abantu babikoresha ari ukuyikoresha mu gitondo kumanywa na nimugoroba ntacyo byabitwaye okubikoze so mukasheshe no mwazo tine buzubona uzayihekenye cyane kugira ngo niburi noge Joseph tane munongo base kuzonoza irakenewe mu bantu bakirutse indwara vuba muzetengwa munongo mbantu abarigere kucyara abakeneye imitsi yumva ikorana imbaraga abantu abakwetenga sensory nerves zikosamane ntizagenewe abarwayi gusa ahubwo zigenewe abantu bose zikwetenga abarwire bonka korekana nari abantu zirakenewe zirakize muri vitamine bita E zine vitamine E irakenewe cyane mu birebana no kubaka ninungi munonga abantu abombekere ku bagabo n'abagore abashija n'abakazi ibyo byose mbese nuvuga ngo ikora mu myanya y'uburumbuke nkimayisangu ninungi okora myanya erkuzara ako ndangiriza aho kitwa karoti edeni nza kwendera karoti ni uruboga narwo karoti nayo nemboga sanureba uwumvugiye gufata ibintu bitatu ngiye kuvuga so muntu waza kwate ibintu byonsate nzaga neza uhafite uduheke twatungurusumu yereba ameze ine ho tujimatsa twakatungura cyo wongere ko habona uhafite karoti imwe garko rebeho karoti imwe ubone uhafite ibiko bitatu by'ingano zinitse garcyo rebeho ebyiko bishatu by'ingano esumezere muri kubara muri no mbara icyambere icyo kubanza ndiki tungurusumu uduheke dutatu reba katungura cyo tujimatsa karoti imwe reba karoti imwe ibiko bitatu by'ingano reba ebyiko bishatu by'ingano ezinikere hera ko muri akanya ufate n'indimu ushyireho garko kwatene ndumesha hejo gitekeho nibashaka isahani bayuzuza ibirayi cyangwa imyumbati ibindi byose bazane ubanze urwitwo ngutwo ukubiteho ibindi uzaba wariye bayenda bakwate siyani bagize emondi narshi ebindi byabasigara ko ubanze wariye ibintu bitwarga gamba buzima urya karoti imwe ku munsi kor kurya karoti imwe mu izoba bikakorwa iminsi myinshi hazoka chikore naku nyingi nibwo buryo bukingira kansere y'igihaha nugo murungo murunji go kukingira ekokoro y'ebihaha kansere yo mu maraka ekokoro erukwato mu maraka kansere yo mu gifu ekokoro erukwato mu shansha kansere yo mu muhogo ekokoro erukwata omero kansere yo mu mara manini ekokoro erukwata mu mara mahango iyo mu mura ya rectum niyo mu ruhago kandi nangwa na neyo mukahago uwikekamwo wese izo kabutindi omuntu weno rukweteka teka umuntu abasa kuba ine kokorejo zibibyimba biri inyuma ya nyababyeyi eze bizimba ebiri inyuma ya nyinenda zo bita miyoma iziri imbere mu muhore bita bita fibrome ebizimba ebiri yo mundo ebakweta fibroids izipfa kwipfundikanya ari imitsi gusa bakazita timere beninge nicyo bita marinye ibyo bibyimba byose ebyo bizimbe by'imseru kugendeke koma bakabyeta tumors byo nebyo aho hose wikeka wawe wikakuryo ucika umugongo ugira ibinya mu maguru wumva ufite inyota ya nijoro kora no cyera kugira ebisharazi nohora oyinero ryanyecero nohora babirya iminsi 30 kansera aho yaba yihishe yose nishakije iri no mu bwonko ebye bintu ebinoza kubirya kumarebro makumyashatu ekokoro no byakubiriye mu bwonko waba ari ukwikingira n'iminsi 15 waronda kwekingira noza kose biro 15 waba ushaka kugira ubuzima bwiza bwa handi hose twabonye ni gatatu mu cyumweru kabigira kamenye wanonda kugira amagara marungi cyonka bugumano biriye mirundi 3 mu wiki ukabimanye ubumanyire 3 noza kwato tujuma tshato imwe na karoti emwe n'indimu imwe n'indimu emwe n'ibiyiko bitatu by'ingano zinitse cyangwa bine n'ebyiko bishatu n'ingabe nabye bara wikeke ibibyimba ni iminsi 30 wikurikiranije korabe no eteka teka ikizimbe cyo marebero 10 ushaka kwikingira neza ukabutuje ni iminsi 15 korabe no ndakwekingira ukagumuye n'ubwaje dukore biri kuna cyane bwa buzima bw'ubwenge n'imbaraga ushaka ngo horo ukomeye ni gatatu mu cyumweru ukabihindura akamenyero korabe no ndakugira amani gombe teka ekonombiri bikore mirundesha to mu wiki ukora kamanyiro umukozi ibyo urukureba hafi 90% y'ubuzima uba wabugaru ubufasha byo urukureba hihebcwe kacenda harigana byamagara nuba wahereze kubigarra obino mungaruza ariko kuko umwirabura adakunda kwivunikira ko kabuja ngo umuntu umwiraguza utayenda kwekorera muje mwemera mu bikore muvunike ariko mugere ku buzima ubuzima nibwo butunzi umuntu atunze ku isi mugume mwikiriza mbiye korere mushashe mwendeke akwamagaraga nditunge rutino munsi niyo mpamvu yesigihe yaragiye kuva ku isi niyo nshonga yeso bw'abana ndakorwa munsi mbere yuko aza yavugiye muri Maraki
atakayizere akagambira umurmaraki kuko niwe wabwiraga abahanuzi akuba we no yabagambira aravuga ngo abantu izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yabajya ngo umushana go kushikira nugwija kubajwera konka gwe no kutamba mu bapapa gago Yesu igihe yazaga ku isi muri Matayo 4:23 Yesu byabereje mu nsome Matayo na umushorongo obuyabereje abwiriza abantu ubutumwa bwiza akiza n'abarwayi wakabura abantu ngere nunshi kandi yagarka yatambira abarwire agiye kugenda aravuga abwira abigishwa be ngo dore ibimenyetso bizagendana n'abizeye kuyagire kugenda ajya ngo urebe umanyiso buri genda nabintu bazabwiriza abantu ubutumwa mugende mubwira abantu ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hehe ngo mwirongo mugambira abantu mwetisa kuruka mu migurugwirire he mukiza abarwayi kandi mwirukane abadayimoni mukiza abarwire kandi mbinje daimoni Bibiliya Zaburi 103 Zaburi iganishatu mutima wanje himbaza Uwiteka agira ngo umutima gwanje mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera nimwe mwene bindu muhimbize izina rye rukwera ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose niwe osasira byo kushira byo kutakira byawe agakiza indwara zawe zose kandi akakiza indwara zawe zona ubutumwa buheruka enjiri eyamheru busubiza itoro ku kibanza cy'intumwa nije kwatekanise kirose kigarra kwerekana Yesu kiza indwara umubiri eyoreka Yesu orukize ndwara umbiri kandi akakiza umutima icyaha kandi agarka azuno mutume kibi niwe zuba ryo gukiranuka Yesu wenkano womshana bo kushikera kandi mu butumwa bwe harimo ni amaba yabwo harimo gukiza iki kandi papa bwe harumu okutamba indwara ari kwandika itoro ry'Laodikiya niyo nshobora kuyandikira Sarodokiye yararibwiye ngo umuhamya ukiranuka w'ukuri inkomoko y'iby'Imana yaremye akajandikirana jangu nikareba mwesugwa kandi obukomoko bwe burahanga yahangere mu gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi umustebe kiba kweta the ministry of healing baje yacu ya 17 ni mu cyongereza no mu gifaransa birahuye arbeji 17 mu rujungu no Faransa page nemo aranditse ngo handikirengo umuntu aremerewe n'ibintu bitatu ngo umuntu aremerirwe bintu byonshatso uburwayi icyo kwanza ngo burwire icyaha icyakabiri n'ekibi ubukene icyakashatu ngo bworo icyaha Yesu azakubabarira kandi aguha imbaraga zo kugikira ekibi Yesu nija kusasara kandi akwereza amana go kukijona uburwayi azohereza ibyo yaremye bikuvure uburwire nija kohereza byahangere bukutambere ubukene itoro rye rizagutabara n'abantu be bazakugoboka kandi obworo ikanisa ye area kujuna kana abantu be bari yakuyamba umugambi w'ubutumwa buheruka eco nco genderwa cyonka cenjiri yamheru Imana iduhe kuba mu ngoma ya Yesu mukamara hangaterezo ko mutegeke kwa Yesu tugire ubwenge bwikingira kaga tugire ubwenge kwasa kucingira buzu tube ku isi tutari ibivume ahubwo turi igisubizo ku bantu tubo umunsi bantu bacenurwe kureka turi ansaza abantu tugire ingoma mu ngo zacu haba ubutahamana bwanyuma makagitu habe obuturarhanga abana babone ishusho nziza hagati y'abababyaye bwanyuma abana barebe endebe kanunjo bazeyire nabo bakure bamerewe neza kana babase kura barije mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu wenaza ibicuro biziyasa imisozi izahunga ubwiza bwe abanyabyaha bazamunga kwihana bizaba birangiye dore wari ukwiye kwisuzuma wari ukwiye kwihana nyakuri wari ukwiye kwiyuzuza nawe nazo uzabona ubugingo nawe